MT komeje kubagezaho ibyiza ibiganiro bijyanye n'umuziki ndetse no kwiga umuziki biri furu kandi nkuko mubikunda ndetse mwabyifuje turahari cyane kugira ngo tubikore. Imana ibamugisha uyu munsi nagira ngo aka kantu ngoze indirimbo zawe ziri ku mutima wanjye kandi nizere ko nawe uraza kuzikunda hanyuma tugiye gukora iki sasa. Ejo bundi twabahaye package ya Isomo ryibanze ndetse ririmo nibikubiyemo introduction cyane cyane kuba beginners. Ubu rero tugiye kubaha second irya kabiri rikurikiraho ry'ingenzi. Twababwiye ko irya kabiri rikurikiraho ari cyo bita progression. So what is progression? Progression ni ivanga makode, kuvanga amakode ubwayo akabyara injyana cyangwa melody. Kubera iki? Melody cyangwa indirimbo ikozwe n'ibintu by'ingenzi nibura bitatu tugiye kuvugaho, by'ingenzi bitatu. Icyambere na mbere nicyo bita melody. Melody, kumva indirimbo ari nziza iryoheye amatwi, burya nicyo bita melody, uburyo ikoze, sibyo? Uburyo ikoze, uburyo iryoshye, ni ya majwi bahuza bagakuramo akantu karyoshe bakita melody, sibyo? Ukantu melody. Hanyuma igakorwa n'ikintu cyo bita rhythm. Rhythm ni wa mudiho wumva urimo ku buryo imbamutima izamuka kumva, sibyo? Ku buryo umuntu yari amajwi twakoze, ya melody twakoze tukayishyira mu cyo bita beat cyangwa rhythm kugira ngo ku buryo umuntu yakumva ya majwi twakoze twise melody agenda ku murongo kuri rhythm. Gatatu, igikomeye cyane burya nicyo bita chords, ivanga maki manota. Urugero ni bari do, fa, do, ndetse na sol. So, sibyo? Re, sol, re nanone, ndetse na ra. Ni urugero rwiza nabahaga nihutaga. So rero uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba icyo bita progression. Progression, kuvanga amanota y'amajeri hanyuma tukabikora. Ubwo ni isomo rya kabiri abanyeshuri banjye mwakomeje kwiga, mukomeze mu keeping, abafite gitari mukomeze mu keeping. Ni isomo rya kabiri, sibyo? Kugira ngo turicemo neza. Tugiye gukora iki sasa? Tugiye kureba ngo do. Ubwo muri make iyo title iravuga ngo 3 major progression. 3 major progression rero ikintu ugiye gukora nta kindi, ugiye kumenya ngo do ijyana naya, sibyo? Re ikajyana naya, mi ikajyana naya, sibyo? Turebe do. Ndaza kwibandikira neza ku kibaho, ndaza kubibaha neza mu buryo bwiza. Hanyuma do twarayibonye ejo bundi, do twarayibonye na fa ndetse na sol, sibyo? Do, fa ndetse na sol. Okay, muri make do, fa, sol biragenda, sibyo? Ubwo rimo ndihuta kubikora kuko ubundi mwayize bushize. Mwize do na fa na sol, mwize do, re, mi, fa, sol, la, si. Mwarabyize neza, utiri kuri second lesson, sibyo? Do na fa na sol, sibyo? Byumvikane. Ushobora kuvanamo indirimbo runaka ya melody byashoboka. Ubwo icy'ingenzi nshaka muri iri somo rya kabiri, sinshaka indirimbo cyane kuko indirimbo nabyo bizaza humura, ariko bwite isomo cyangwa practice y'iri somo
ni ugukora amanota uyavanga. Ubwo ni ukuva muri do ujya no muri fa vuba vuba pa, sibyo? Ba pa ndetse na sol, sibyo? Nayo cyonyine nifuza ni do. Wenda muri do ushobora gukora inshuro enye, 1 2 3 4, kajya muri fa 1 2 3 4, do 1 2 3 4 ndetse na sol 1 2 3 4, sibyo? Inshuro enye muri kode yariyo yose ugiye kujyamo. Tujye muri re, sibyo? Cyo gucuranga naho ni re na sol ndetse na la. La mwibuke ko twayibonye muri ubu buryo, tibona gutya, ariko kandi nababwiye ngo ubukungahaye n'ubu ngubu. Kugira ngo murabyibuka, muraza gusubira inyuma abatabonye iryo somo kugira ngo murebe neza mukurikirana uko amasomo akurikirana neza. Re inshuro enye, sol inshuro enye. Ubwo niyo myitozo mbashakaho, ntabwo nshaka indirimbo. Ajya muri re none inshuro enye ndetse na ra. Okay, iyo yari re. Ubwo ni re na sol na ra. Impamvu kambanze mbahe akantu gatoya kabyo, iyo ufashe amasomo nk'aya ntubanze gushaka umuvuduko w'iri somo, icyo bita progression, kuvanga amanota mu buryo bwihuse. Iyo ukoze ikosa ugafata indirimbo ugatangira kuyiga, icyambere uba uri kurushya ubwonko. Kubera iki? Ugize gutanga energy yo kwiga indirimbo, ukagena gutanga energy yo kwiga za progression utarafata mu kwihuta. Icyo gihe uremereza ubwonko ku buryo abenshi usanga babirambiwe cyangwa babivuyemo, kuko bitwara igihe kirekire. Ariko iyo umaze kwiga progression kwihuta, usimburanya amanota, iyi ndirimbo igiye kuza iyo iza yicara ahantu wayiteguriye hameze neza. Izo nizo ngaruka ziba ku banyeshuri badakurikirana ngo bagenzure icyo kintu, bakurikiranwe n'abarimu. Usanga ubwonko bwabo bwabagoye, make byabagoye ku buryo busanga babihararutswe. Ariko ni byiza twebwe ababyeyi gukurikirana neza kugira ngo turebe se uyu muntu capacity irakora mu buryo bungana iki, se imiravunika kubera ibi nibi like that. So nuko bimeze. N'impamvu ndiko kugira ngo mube mwirinze indirimbo. Haracyara amahame y'umuziki tukiri gushyira mu bwonko bwacu. Indirimbo ize yicaremo, ariko isanga harimo amahame, bizatuma ucuranga indirimbo nyinshi kurenza gucuranga indirimbo imwe gusa wagiye kukiga ukaruhira. Twagiye kuri mi ijyana mi, la ndetse na si. Mi, la, si. Ibyo bintu byose twagiye tubyiga ku murongo. Mi inshuro enye. Ndimo ndigisha bize irya mbere ejo nashyizeho, niyo mpamvu, cyangwa se abasanzwe bazi n'ubundi aya manota uko afatwa ariko mikorere yayo batarayimenya. Inshuro enye la, inshuro enye. Sura muri mi 1 2 3 4. Twajya muri si 1 2 3 4. Si nizere ko muyibuka uko twayivuze ejo bundi. 1 2 3. Dusubire mi, go 1 2 3 4. La 1 2 3 4. Mi 1 2 3 4. Don't see through 3 4. Iyo ni mi, sibyo? Twajya muri fa, sibyo? Twajya muri fa, twize iyi ngiyi uko tugitangira, ariko n'amabare arahari nayo ari imbere tuzayiga neza. Fa ijyana na fa, la dièse. La dièse mushobora kuba mutari mwakayibonye, ariko la dièse ni nk'uko wafata iyi si twabonye hano, sibyo?
Ona ko si ahangaha itangirwa na fret ya kangahe, fret ya kabiri. Usanga tugize gutya nuko iyo yari C cyo twarayize. Hanyuma rero la dièse sasa iyo no gusubira inyuma ni position imwe, no gusubira inyuma ugatangira kuri fret ya mbere, sibyo? Ni position imwe na C ariko kandi igatangira kuri fret ya mbere. Iyo niyo la dièse. Make fa inshuro la dièse, fa nanone, uraza gukora bitonze nta kibazo, ndetse na do murayibuka. Twagiye fa nanone 1 2 3 4, twagiye la dièse 1 2 3 4, twagiye fa nanone 1 2 3 4, do 1 2 3 4. Okay, iyo yari fa. Twagiye muri sol. Sol ivangwa na la, so, la, so, do, re. Sorry, so, do, re. So hati, so, na do, ndetse na re. Urugero, sol 1 2 3 4, do 1 2 3 4. Sol nanone 1 2 3 4, re 1 2 3 4. Twagiye sol 1 2 3 4, twagiye la do 1 2 3 4, sol 1 2 3 4, re 1 2 3 4. Okay, good. Twagiye muri la. La ijyana na re na mi. La, re, mi. Twagiye muri la 1 2 3 4. Twagiye muri re 1 2 3 4. La 1 2 3 4, ndetse na mi 2 3 4. Siremo la 1 2 3 4. Le 1 2 3 4. La 1 2 3 4, ndetse mi 1 2 3 4. All right, get it? I'm saying, okay. So means that we have to know, tugomba kumenya uburyo progression izo ubwazo zifite imbaraga zo gufungura ubwonko kurenza gufata indirimbo imwe akaba ari ucuranga. Progression imaze kwikora neza mu buryo bwo kwihuta ibigusigiye medicine, imite myinshi cyane ifungura ubwonko kuruta kujya ku ndirimbo imwe deni no indirimbo iyo zije zigasanga umeze neza muri progression. Inshuti yanjye ubwonko bwawe bumeze nku okay, like that. Tujye kuri C. C ijyana na mi na fa dièse. Fa dièse dore ngiyi nako fa niyi murabizi twarayize fa, ariko fa dièse wigira imbere none ugatangira kuri fret ya kabiri. Na bare yayo byose ni kimwe, utangira kuri fret ya kabiri, sibyo? Fa dièse fa, fa dièse fa. Okay, turifuza ubu ngubu fa dièse. Ubwo tujyanye muri C 1. Twiteguye 1 2 3 4. Mi 1 2 3 4. Fa 1 nako C 2 3 4. Fa dièse 1 2 3 4.
ubwo nabatangize C 1 2 3 4 tujye kuri mi 1 2 3 4 go C 1 2 3 4 then F 1 2 3 4 okay. So ako niko kabando kanyu kibanze, ubwo ndavuga beginners. Iryo ni isomo rya kabiri. Mumbabarire murikore neza rwose mutuje, progression muzikore neza mutuje, nta hubuhubu. Amasomo yo arahari kuri YouTube. Hanyuma rero ntukore ikosa ryo guhita uvuduka ngo ufate andi masomo kandi irya mbere wahereyeho utarikoze neza. Iyo utarikoze neza ufata irindi rya kabiri, bikaba imitwaro myinshi mu bwonko, ugasanga uri gukora uruha cyane kubera ko munaniza ubwonko. Irya mbere niyo rifashe neza, ubwonko bwari butararibika ngo burigeze muri space yindi igomba gutegererezwamo ibindi, icyo gihe ugahita uzana ibindi bishyashya kandi bya bindi bya mbere bitaribika. Icyo gihe biba ingaruka zo kudafata gitari cyangwa se music rusange, cyangwa ugasanga ugize ikibazo cya resonance, ibintu byose gucuranga ni bibi, birabishye, biva mu myigire yawe n'uburyo wabikoze. Ibikuyobeye bikugoye wahamagara nimero ngizo murazibona munsi, wahamagara rwose ku buryo nagufasha kuri telefone. Ushobora kwitabwa nanjye cyangwa na kontabure, ariko nta kibazo, twavugana nkagufasha. WhatsApp ngiyo wanyandikira, akenshi ni ngewe uyinyuramo, nubwo bari benshi cyane wenda muri umwanya ntingusubize, ariko kandi nagufasha. Abanyeshuri ni karibu mwicaye hariya mbansoza kwigisha. Sorry ari kuvuga n'abanyeshuri bari binjiye. Hanyuma rero icyo gukora nta kindi, mwitwararike rwose kwiga. Mujye mumbaza aho babayobeye, mbafashe mu buryo bwose, sibyo? Irizakurikiraho rero ni imicurangire hano, nicyo bita strumming tandukanye, brushing byo basanzwe bazi, you know, like this, cyangwa bakoresha agatoki kamwe cyangwa tubiri cyangwa utatu. Okay, byose birashoboka, tuzabyiga twumve n'ubusobanuro bwabyo neza ku murongo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Murabizi ndabakunda kandi ibintu mbikora mu buryo bumeze nka passion cyangwa reka mbyita umuhamagaro. Ndabikunda rero, niyo mpamvu umunyeshuri wese ungana uza kuri jewe mba numva biryoheye, mbikora numva biryoheye kandi nkamukurikirana nk'umubyeyi, kuko Imana biduhayemo nk'impano cyangwa se umuhamagaro, ku buryo tubikora bitatuvuna. Abari hanze y'igihugu, yaba ari mu gihugu biga, bari kure ya Kigali, hari ikigo bakiga online ku WhatsApp yabo, tukabakurikirana amasomo 2 mu cyumweru, ubwo n'amasomo 8. Abanyeshuri banjye ndabakunda kandi nkabishimira, mukomeze mukora imyitozo rwose neza nta kibazo. Ibihugu byose aho muherereye rwose ndacyabishimira, ndabakunda cyane, kandi namwe mukomeje kubona iyi video nabwo mwakora subscribe kuko biradufasha cyane as support, kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro mu buryo bworoshye. Abanyeshuri biga hano mu kigo muri MT 22 Music turabishimira kandi turabakunda bashuti bacu rwose. Mukomeze muze, ngira ngo murabizi ko ari ngiye muhura cyane kurenza abandi barimu, so ntekeza ko ari ngiye rero murabizi ko mbitaho, no kugomba kubitaho iteka n'iteka. Rero Imana ibagire neza, ibintu bizagenda neza. Komeza ukora imyitozo, muramabwira ngo practice
niyo y'ingenzi kuruta ibindi byose. Nakwigisha isomo nk'ariguha ariko utarikoze nta kintu wageraho, ariko imbaraga zawe ni ukora imyitozo ejo bikagenda neza. Ndabishimira.